tubahaye ikaze kuri Mama Niyo TV. Amahoro y'Imana abane namwe abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Uyu ni umwanya mwiza wo gusenga. Uyu ni umwanya mwiza wo kubana n'Imana. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira n'Imana. Gusenga no gusabana n'Imana, gusenga no kuvugana n'Imana, gusenga no kwirekura imbere y'Imana, gusenga no kuvuga amarangamutima yawe yose imbere y'Imana. Ndagira ngo rero ujye uba maso. Niba udashoboye no gusenga, hari igihe umuntu ageramo akumva ntashoboye no kwisengera, ariko humura, ndahari kugira ngo ngusengere, ndahari kugira ngo usengere. Imana iguha umugisha rero, ujye utega amatwi iri sengesho kandi ubane maso nanjye, nubwo utavuga ariko basi ubane maso nanjye muri uyu mwanya wo gusenga. Imana iguha umugisha rero, ubana nanjye. Ntabwo twasenga tudasomye iri jambo riri muri Zaburi ijana. Ntabwo ari umuhango, basenze, hari abantu ntabwo muririmbyi yaremye ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Ntabwo ari inzaduka tuzanye mu bantu, ntabwo ari inzaduka zo gusenga. Nyamabwanga ntabwo abantu basenga ntabwo bazakorwa n'isoni. Cyakoze isoni zirakomanga ukazibona mukarebana, ariko ntabwo zizagukora. Humura, gusenga no gusabana n'Imana, gusenga no kuganira n'Imana. Zaburi 143 umurongo wa 8. Aya ni amasengesho meza cyane ya mu gitondo. N'abanyarwanda ba kera baravuga ngo nabanje Imana, nta muntu ubanza Imana. Iyo yahuraga n'ikintu, akenshi nakunda kubibona, iyo bahuraga n'ipusiti mu izina rya Yesu nabanje Imana, cyangwa yahura n'umuntu umubwira nabi ati nabanje Imana, numbwire nabi, mbese nabanje Imana, bumvaga ko kubanza Imana nta kintu kibi cyamubaho, nta kintu kibi cyamwegera, nta cyamutera umwaka nk'uko bajyaga babivuga. Kubanza Imana bifite umumaro, kubanza Imana bifite uburinzi, kubanza Imana bifite ubudahangarwa, kubanza Imana bifite assurance tout risque. Rero mureke ubuzima bwacu tubanze Imana, nubwo bigoranye ariko basi jya uba maso, ubanze Imana, ubyuke. Ariko ubundi utayibanje wabanza iki? Utayibanje ubundi wabanza iki? Wabanza iki? Mbere yo kunywa amazi, mbere yo kuborosa, mbere yo gusuhuza abo mubana mu nzu, banza uvuge ati Mwami Yesu ndagushimiye kuko umpaye kuramuka amahoro. Imana iguha umugisha wo bikora, kandi ni ukuri Yesu azabona ko ubyitayeho, cyane ko hari ingabo nyinshi aba yarayakurwanira, yaba yatanze ku bwawe. Usinzire we ahora ari maso, ntasinzira. Ahora iyo uryamye usinziriye we ntabwo ari gusinzira. Ashatse yavuga ati usinzira usinziriye, ariko arongera akakubyutsa, akakongerera umwuka, akanguka, amaso akongera akabumbuka, umunwa ukabumbuka, ukarambura amaguru bikemera. Ashatse yafungura amaburo yo mu mavu, ukabyuka utabasha no gukandagira mu kirenge, kikabyuka cyabyimbye, ariko ubuntu bwe butuma tubyuka amahoro, tukaryama amahoro. Rero uba ukwiye kubanza Imana mu gitondo ukibyuka. Imana iguha umugisha rero, tugiye gusenga. Zaburi 143 umurongo wa 8 avuga ngo mu gitondo. Imana ishimwe ngo mu gitondo, uyu ni Dawidi, mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe. Yo haleluya, kuko ari wowe niringiye. Hari igihe ushobora kubyuka ugasanga ibyo wari wiringiye byose byarangiye, ariko Dawidi aravuga ngo mu gitondo numva imbabazi zawe zingose, ngo kandi ni wowe niringiye. Hari igihe ushobora kuryama kuri konti hariho amafaranga, ugasanga abahaka bayakuyeho, cyangwa se n'abajura ufite coffre fort ugasanga bayifunguye, cyangwa banakwibye, ibintu byose byashize mu nzu, ibintu byose byavuye mu, nta kintu kiri mu nzu, inzu yera. Ngo mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wowe niringiye. Ntukagire ikintu wiringira muri iyi si ya rurema uretse Imana yonyine, ngo umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo. Hari igihe ubyuka uvuga ati ndanyura, tweka nivugiraho nibereye, ati ndanyura Nyabugogo mu mujyi, ndanyura Kimisagara, Nyamirambo, ugasanga umuhanda urafunze. Hari igihe ubyuka mu gitondo uvuga ati ndanyura
ndanyura mu majyepfo nzi Kigali ugasanga umuhanda urafunze byagiye muri korona bavuga ngo guma mu rugo, abantu bose bari batuye inyuma ya Nyabarongo bari mu majyepfo, abandi bari mu majyaruguru, abandi bari, ugasanga imihanda irafunze. Ariko umva uko Dawidi yavuze ngo umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo. Imana ishimwe kuko ari wowe ncururira umutima wanjye. Uyu mwanya tugiye gusenga, ariko ndagira ngo mu gitondo ukivyuka, ukiva mu buriri, ukikuraho ishuka, ukikuraho ikuvureri, utarasuhuza n'uwo muri kumwe, utarasuhuza n'abana, utarasuhuza n'abo mubana mu nzu, utarisuhuza nawe ubwawe, utarirebera muri ruwari, utaraborosa, utaranywa amazi, jya ubanza mu gitondo. Njyewe hari igihe mba ndwaye cyangwa ntameze neza, nkavuga ni Yesu wanjye, ni igitondo cyiza, nubwo iwanyu butira cyangwa budacya cyangwa se butagira igitondo, hari igitondo cyiza mwami wanjye. Nkarambura amaboko nkumva biremeye, ndagushimiye ko amaboko yanjye jya ugira akamenyetso ukora, basi Yesu abone ko atarariye ijoro ubusa. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, mwihanganire ijwi ntabwo rimeze neza, ndwaye amagiripe ariko nta kibazo, ngo kuko ari wowe niringiye, ngo umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, kuko ari wowe nshururira umutima wanjye. Ndagira ngo dusenge. Ese iyo ubyutse ibiri mu mutima wawe bicururira nde? Iyo ubyutse urugendo rwawe urwizera gute? Ese wizerera mu mushoferi uri bugutware? Ese wizerera mu motari uri bugutware? Ese wizerera mu modoka wiguriye? Ese wizerera nde? Urugendo rwawe ururagiza nde? Ndagira ngo dusenge muri uyu mwanya. Mu gitondo iyo ubyutse urugendo rwawe ururagiza nde? Umutima wawe ucururira nde? Gahunda y'umunsi uyibwira nde? Mu gitondo iyo ubyutse uvugana nande mbere? Ninde uha umwanya wawe mbere? Ukwiye guha umwanya wawe Kristo, niwe uri bwirirwe arinze ubuzima bwawe, akurinze, akucungiye umutekano. Ndagira ngo usengane nanjye muri uyu mwanya. Mu gitondo iyo ubyutse ukora iki? Ese wari uzi uburyo aba yabanye nawe? Ese wari uzi uburyo intambara aba yarakurwanira? Yigizeyo ay'abadayimoni, yigizeyo n'udusimba. Muzi ngo mwateye imiti, muzi ngo mwakoze amasuku. Hari udusimba tudakorerwa amasuku, ahubwo dukunda hari isuku. Noneho hari udusimba utakumira tuza, hari akakwinjira mu gutwi, hari akakwinjira mu zuru, hari akakuruma ubumara bwako ukabyuka umubiri wose wabyimbye. Ariko Yesu aba yaraye twose atwigizayo. Ese mu gitondo uvugana nande? Jya umubwira ati mwami ndagushimiye ko mbyutse amahoro. Mbwire ngo igitondo cyiza mwami wanjye, ndagukunda. Ubwo wavuga ko gahunda y'umunsi nyishyize mu biganza byawe, ubane nanjye. Reka dusenge muri uyu mwanya, ucururira nde umutima wawe. Yego hari igihe tugira inshuti magara, tukazibwira ibitugoye, tukazibwira ibituruhije, ariko hari aho zigarukira. Hari ibyo twazibwira n'ibyo tutazibwira, ariko hari aho zigarukira. Ariko iyo tugeze imbere ya Yesu turamubwira ati noneho wowe reka tumeneke, imitima yacu imenekera imbere yawe. Ninde ucururira umutima wawe wose? Sengana nanjye muri uyu mwanya, sengana nanjye muri uyu mwanya. Urabyutse ariko ntuzi umunsi icyo wabyukanye. Urabyutse ntabwo uzi umuhanda ugiye kunyuramo ikirimo. Urabyutse ntabwo uzi aho ugiye kunyura imitego ihari. Urabyutse ugiye mu kazi ntabwo uzi icyo uri busange, uzi ngo ni ibisanzwe. Ndagira nkubwire ngo tugira abanzi batatu: isi, umubiri na Satani. Ntabwo uzi icyo umubiri waguteguriye. Hari igihe umuntu aryama ari muzima akabyuka asanga hari ahantu umubabaza. Yajya kwa muganga ati hypertension, yajya kwa muganga ati diyabete, yajya kwa muganga ati iki kirwara iki n'iki. Umwanzi wawe umubiri aba yahagurutse. Hari igihe ubyuka, hari igihe ugenda ufata ugasanga Satani yateze imitego myinshi mu nzira uri bunyuremo.
ugasanga isi hari ibintu yazanye by'amayobera, ariko iyo ubyukanye na Kristo, icyazi icyo ari cyo cyose arakurwanirira. Ndagira ngo byuka dusenge, iri sengesho rikubere ubuzima, rikubere impamba y'umunsi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko turi amahoro, tubyutse amahoro, duhumeka umwuka w'abazima, duhumeka. Abandi byanze, abandi bashyizeho bomboni biranga, babashyize kuri ogisijene biranga, abandi babyutse basanga bisanze ahacecekerwa, abandi babyutse bisanga batakiri muri iyi si y'abahumeka, nta nubwo babizi, nta nubwo bazi aho bari, ariko twe turabyutse dusanga turi ku buriri, dusanga turi mu nzu, dusanga turareba, dusanga turumva, sanse zose ziri gukora. Ibyo bintu ntabwo twabifata nk'ibintu bisanzwe. Tuguhaye icyubahiro, turagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ntabwo ari imbaraga z'amaboko yacu, ntabwo ari uko twaryamye turiye neza, ntabwo ari uko twisize amavuta meza, ntabwo ari uko twakarabye, oya, hari ibyo ngibyo, hari abantu bazi kubishyira kuri gahunda, ariko ubuzima bukanga bukabacika. Ubu ni ubuntu, iyi ni feva yawe, turayigushimiye. Ubuntu bugenera umuto, ukabugenera umukuru, ubugenera ubuciritse n'uworoheje n'ukomeye. ubu buntu ntabwo ari ubwa buri wese, ni ubuntu yinuhihera umuntu kubw'ubuntu nyine. Ndagushimiye kuko tubyutse amahoro, tukaramuka amahoro. Ndagushimiye kuko turi amahoro, ndagushimiye kuko umwuka ugica mu mazuru bikemera. Ndagushimiye ku bwa buri muntu wese tubana muri uyu mwanya. Icyubahiro ni kibi cyawe. Uyu munsi uratangiye, ntabwo tuzi icyo utangiranye, hari imihanda tugiye kunyuramo, ntabwo tuzi ibitezemo, kuko Satani yazanywe n'intego eshatu: kwiba, kwica no kurimbura. Ntabwo tuzi ibyo yateguye, ntabwo tuzi ibyo yateze mu nzira, ntabwo tuzi ibyo yagambiriye, ariko Mwami wanjye uri umunyembabazi, uri umunyarukundo rwinshi. Icyo yaba yateguye icyo ari cyo cyose, turakwinginze ngo uzubane natwe, udufate ukuboko aho turi bunyure. Hari abagenda ku mamoto, bafata ukuboko babe bari kumwe nawe. Hari igihe umuntu yiringira umumotari, agatega umumotari akavuga ati ngiye aha n'aha, akamutega ndetse akagenda, ariko ntabazi umumotari niba ari bumugezeyo amahoro. Ariko iyo ufashe uwo muntu ukuboko, na motari abyungukiramo. Ndakwingize mu izina ryawe Kristo, ngo uze udufate ukuboko, abari butega moto, ufate ukuboko abari bugende mu modoka, abari butega amabisi, ari butega amarifuti, uze ufate ukuboko abari bugende mu modoka zabo. Ndasenze kugira ngo Mwami, imigambi yose ya Satani, imbaraga zose z'umwijima zihungire kure y'umuntu wese, ndasenze ngo amasengesho akuraho imigambi ya Satani. Ijambo ryawe riratubwira ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Uyu mwanya turasenze, amasengesho akureho imigambi ya Satani, amasengesho akureho imitego yose y'umwanzi, amasengesho akureho imigambi yose y'umubi, kugira ngo aho tunyura hose tuhanyurane nawe. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo umugambi mubi wose Satani afite ku buzima bwacu, iyo myuka y'impanuka mu nzira, abari bujye mu kazi, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Hari igihe umuntu agenda mu nzira akabona ahuye n'ikibazo, akavuga ati Mana ndagushimye ko undengeye. Ntabwo ari uko ni imbaraga z'amasengesho. N'uyu mwanya turasenze ngo imbaraga z'amasengesho zirengera abantu abari mu mihanda, zikureho imigambi y'impanuka, zikureho inzitizi zose mu izina rya Yesu. Amasengesho akureho impanuka z'abari bugendere ku mamoto, amasengesho akureho impanuka z'abari butege, amasengesho akureho impanuka. Hari igihe
hari igihe amasengesho akora tukabona ko amasengesho ari yakoze, satani agategura neza akavuga ngo aha muntu ntaharenga, ariko amasengesho agatuma umuntu aharenga. Ndasenze kugira ngo imigambi satani yateguye yose, aya masengesho aburizemo imigambi y'abadayimoni. Twumvise inkuru z'umuntu umwe ubwo yategaga moto, atega moto ari mu nzira, ari kuvugana abwira umumotari ati motari uribuka aho nakubwiye ko ungeza? Motari aramubwira ngo urakoze kuvugisha ngo nari ntangiye gusinzira. Ubwo urumva iyo motari asinzira tayari impanuka yari kuri tiba. Uwiteka we, ubera amaso abagenda ku mamoto, ubera amaso abagenda ku magare, ubera amaso abatega amabisi, ubera amaso buri muntu wese ugenda n'ikinyabiziga. Hari igihe umushoferi ananirwa kubw'ibihe arimo, akananirwa kuba yarayakora, akananirwa, ariko ndasenze muri uyu mwanya, ndasengera abantu bose batega ibinyabiziga, ndasengera abantu bose batega ibinyabiziga. Satani aba yateze, satani aba yateguye, akavuga ati nanjye ndi umushoferi, atwaye abagenzi 30, atwaye abagenzi 25, atwaye abagenzi 10, atwaye abagenzi abanaba, yewe nubwo yaba umwe, ariko ndamuteza ibitotsi. Ariko ndasenze kugira ngo iyo migambi ya satani ikurweho, y'abantu bagenda batwawe. Umuntu akaba yicaye ngo azi ngo ari sefu, ariko akisanga ari mu mpanuka ikomeye, yacitse ukuguru, yacitse amaboko, yasize abana ari imfubyi, yasize umugore ari umupfakazi, cyangwa yasize umugabo ari umupfakazi, akisanga ari muri koma, akisanga ari muri ogisijeni, akisanga ari muri bomboni, akisanga ari kwa muganga, atazi igihe impanuka yabereye. Ari imigambi y'abadayimoni, yenda satani yateje ibitotsi umushoferi agasinzira. Ni umwanya ndasengeye abantu bagendera ku binyabiziga, kuraho umwuka w'impanuka, ndananiza umwuka w'impanuka katika jina la Yesu. Umwuka w'impanuka ndawunanije. Hari n'igihe umushoferi agenda neza, ariko undi mushoferi mugenzi we akamugendera nabi, akamusanga mu mukono utari uwe, akamugonga, agateza impanuka. Uyu ni umwuka mubi satani aba yateguye ngo ateze ambutiyaje, ateze ibibazo, ateze agahinda, ateze umubabaro. Ariko ijambo riratwemerera ngo turwanye satani nawe azaduhunga. Ndasenze kugira ngo uyu mwuka w'impanuka uhagarare ku bantu basengewe muri uyu mwanya, ku bantu basengewe muri uyu mwanya. Ndacyaha umwuka w'impanuka, ndirukana umwuka w'impanuka abantu bagendera ku magare, ndirukana umwuka w'impanuka ku bantu bagendera ku mamoto, ndirukana umwuka w'impanuka ku bantu batega amabisi, ndirukana umwuka w'impanuka ku bantu batwara izabo. Mu izina rya Yesu, hari umuntu utwara imodoka ye akagenda yumva nta kibazo afite, ariko yagira ahantu feri igacika, akisanga yagonze abantu, yagonze abadayimoni ndabavumye mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo turwanye satani azaduhunga. Ndavuma abadayimoni b'impanuka baca feri. Umuntu najya guhaguruka amahano, umwigisha ubwenge bwo gukontorora niba feri ikora neza, niba amazi arimo, niba n'imodoka yikahiraho umuntu kandi ari kugenda, ugasanga ateje ibibazo byinshi, ikimbaniraho umuntu. Ibi bintu byose hari ukuntu umwami uzana ubwenge ku muntu, akabigenzura, akabikontorora mbere y'uko yatsa imodoka ye. Ndasenze ibibazo bituruka kuri satani, abantu bafite ubwoba ko wicaye mu modoka ye ntatuje, aravuga ati ndayipfiramo, ndayihiramo, feri ziranshikiraho. Uwiteka we, zana ihumure mu bantu, zana ihumure mu bantu, urura imitima y'abantu. Impanuka irababaza, narayikoze, nzi uburyo ibabazamo, nzi uburyo ibabazamo, nzi uburyo impanuka iteramo umuntu ubwoba. Nta muntu wifuza kugonga abantu, nta muntu wifuza gukora impanuka. Niyo mpamvu muri uyu mwanya, muri aya masengesho, sengeye abantu bagendera ku binyabiziga bose,
n'abantu bagendera mu mihanda igenderamo ibinyabiziga, ugasanga umuntu arabyutse yinjiye mu modoka yarafunze, ariko ageze mu muhanda ahantu habi feri zigacika, ubuzima bwe bukarangira, agasiga abana ari imfubyi. Iyo migambi y'abadayimoni ndayisenye, ndayirimbuye, ndayitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Abantu bawe nibaba amahoro. Hari ukuntu utereninga umuntu ukamuha ubwenge ukagira uko ubigenza, hari n'igihe feri zicika ariko ntakore impanuka ikomeye, ntagonga abantu, nawe ntiyangirike, ahubwo ukajyana akayiparika neza. Ibyo nabyo ujye ubikora. Ndasenze kugira ngo uwo mwuka uturuka ku badayimoni bategera abantu mu mpanuka, ndasenze kugira ngo uwo mwuka uhagarare. Abantu bawe senge baba amahoro, abantu bawe bagenda amahoro. Nirukanye umwuka w'impanuka, nirukanye umwuka abadayimoni banywa amaraso, abadayimoni bategera mu mihanda, abadayimoni bategera mu binyabiziga. Nirukanye uwo mwuka katika jina la Yesu, nkurimburanye n'imizi mu bantu bawe. Ndasenze kugira ngo uzane ihumure ku bantu bawe, ndasenze kugira ngo uzane uburinzi, utanga uburinzi, uburinzi bwacu buri mu masengesho. Amasengesho araduporoteja, amasengesho azana uburinzi. Hari igihe asengeye abagenda n'amaguru, hari igihe uba uri hejuru mu gahanda k'abanyamaguru uri kugenda neza, ukabona imodoka iruriye irahagusanze, ukabona moto iraje gukubisa igihushuka, ukabona ibintu mu izina rya Yesu, ugasanga uhuye n'impanuka utari watega, izo agisida nizihagarare ku bantu, nizihagarare mu izina rya Yesu. Uwo mwuka w'impanuka, Satani naho ijambo ryo ngo turwanye Satani nawe azaduhunga, niwe se w'ibibi, niwe utegura ibibi, kuko imigambi ye niyo kunaniza umwana w'umuntu, niyo guhora mubabaza, niyo guhora mutoteza, niyo guhora muriza, niyo guhora ambabaza umuntu iteka ryose. Iyo migambi ye nanjye ndayinetralije, nitesheje agaciro, nyambuye ubukana. Imigambi yose aba yateguye kuri abo bantu basengana nanjye, nyitesheje agaciro. Nibaba amahoro, bahaguruka amahoro, bagenda amahoro, bagaruka amahoro. Nirukanye umwuka w'impanuka muri uyu mwanya, nirukanye umwuka w'impanuka, nirukanye umwuka w'impanuka, nirukanye umwuka w'impanuka, nirukanye umwuka w'amagisida, abagenda n'amaguru, nirukanye umwuka w'impanuka, abagenda ku mamoto, nirukanye umwuka w'impanuka, bagenda ku magare, nirukanye umwuka w'impanuka, batega amabisi, nirukanye umwuka w'impanuka, genda mu zabo. Ndacyashye umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu. Manura ubutabazi, manura irija, manura uburinzi, manura ubudahangarwa, manura protection, manura ikintu kibaporoteja. Uyu mwuka Satani ntakavuge ngo ahubwo ntakavugirize impundu kunesha, kuko ni wese w'ibi byose. Ntabwo waremye umuntu ngo mubabaze, ntabwo waremye umuntu ngo uhora ngo acike ukuguru ngo unezerwe. Nta kintu byakumarira. Unezezwa nuko umuntu agira ingingo zose, unezezwa nuko umuntu aguma uko wamuremye, unezezwa nuko umuntu agukomera mu mashyi afite amaboko yose, unezezwa nuko umuntu amera neza, nuko umuntu ngo sinezezwa no kubaza umuntu iteka, unezezwa no kubona uri umubyeyi kandi mwiza. Umubyeyi wese anezezwa no kubona abana baseka bakina bameze neza. Ntabwo unezezwa no kubaza umuntu. Umwuka w'impanuka wateye mu bantu ndawusenge, ndawucyashye mu izina rya Yesu. Abantu ntibabyuka amahoro, bakarabe. Impanuka ni nyinshi, nizo mu madushe, abantu bari gukaraba, ugasanga umuntu yatinye kujya muri dushe kuko yumvise ngo kanaka yayiguyemo, ngo aranyerera agwamo, akogera hanze, akogera ahantu habi. Andi yayubakiye dushe nziza mu nzu, agatinya kugenda ku makaro ye, ugasanga afite ubwoba. Hariya yubatse inzu nziza, ashyizemo amakaro meza, ariko ugasanga afite ubwoba bwo kugendera ku makaro ye, bwo kumanuka kuri esikariye areba muri etaje. Umwuka w'iterabwoba ry'abadayimoni ndawucyashye, mwuka w'impanuka. Reka nkubwire mwene data, neza amatwi,
ntabwo nzi impamvu Imana ishyize ku mutima wanjye ngo nsengere uyu mwuka w'impanuka, ariko uri gusengana nanjye ndacyaha umwuka w'impanuka ku buzima bwawe, ndananiza umwuka w'impanuka ku bana bawe, ndananiza umwuka w'impanuka. Ukumva umwana ngo ari ku ishuri, ngo moto iramugonze, ngo imodoka iramugonze, ngo ikintu gahuye n'ikibazo, uwo mwuka w'impanuka ndawucyashye ku bana mu izina rya Yesu, ndawucyashye ku bagabo, ndawucyashye ku bagore, ndawucyashye katika jina la Yesu, ngo turwanye Satani azaduhunga. Cyashye uwo mwuka utegurwa na Satani, kavuga ngo aramena amaraso, ngo arateza umubabaro, ngo arateza agahinda, ngo aratuma abagore barira, ngo aratuma abana bacura umuborogo, ngo aratuma abagabo biheba. Uwo mwuka ndawucyashye mu izina rya Yesu. Ogera muri dushe yawe, Imana ikuyeho umwuka w'impanuka, genda mu nzu yawe uri amahoro. Imana ikuyeho umwuka w'impanuka, gendera kuri esikariye muri etaje Imana yakwihereye. Imana ikuyeho umwuka w'impanuka, humura, Imana iri kumwe nawe. Uwo mwuka ndawucyashye mu izina rya Yesu. Akiri humure, usigaye ugenda mu muhanda ukumva ubwoba, ukumva warahahamutse, ukumva uwo ni umwuka waguteye w'ubwoba, ariko akiri humure ry'Imana, akiri humure ry'Imana, akiri humure ry'Imana, akira kugenda utuje, akira uburinzi bw'Imana, akira ubudahangarwa bw'Imana, akira protection y'Imana, akira kubana n'Imana, akira kugendererwa n'Imana, akira kurindwa n'Imana, akira kubyukana n'Imana, akira kugendana n'Imana, akira kwirwana n'Imana. Urire moto uri kumwe n'Imana, ugendere ku igare, ugendera ku magare muri kumwe n'Imana, utege bisi uri kumwe n'Imana, wumva uri safe, aho wicara hose wumva uri kumwe n'Imana, utwaye wumva uri kumwe n'Imana. Akira, ndahanurira ubuzima bwawe, akira kugendana n'Imana, aho wicaye wicarane n'Imana, wagenda n'amaguru ugendane n'Imana, waba uri wawe ugendane n'Imana, waba ubyutse ugendane n'Imana, ujya mu kazi ugendane n'Imana. Imana ibane nawe mu buzima bwose bwa buri munsi. Cyashye umwuka w'impanuka ku buzima bwawe, ndawirukanye ku buzima bwawe. Akira ihumure, akira amahoro, akira ubuzima, akira ubuzima mu isi y'umwuka. Satani ahora gutera ubwoba, uzakora impanuka ucika amaguru, uzakora impanuka ucika amaboko. Akira ihumure, akira kuba amahoro, akira uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Ndagusengeye, wakira ihumure ry'Imana, wakira uburinzi, akira favor y'Imana ku buzima bwawe. Urakoze Imana, urakoze ku muntu wari umaze iminsi ufite ubwoba bw'impanuka, uzanye ihumure ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndagushimiye. Ibi nta muntu ubikora, yari yumvaga ari ibyo nyine, yumvaga bizamubaho, yumvaga bizamusohoraho, yumvaga nyine yariyakiriye, yumvaga ariko bigomba kugenda. Ariko ndagushimiye kutanze ihumure mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mama Niyo TV turabaramutsa, ijambo ry'Imana niryo riduhuza, umucyo wera uturikirana, mu mitima yacu uradusana. Mama Niyo TV.